Ye mumeze mute what's up nizeye ko ibintu ari sawa gahunda ari stay home ko lockdown itararangira ku bantu bafite ingendo zitari ngombwa natwe abanyamakuru ba The Most Talent TV show twabagereye hirya no hino ubu ngubu ibintu ni fresh umunyamakuru ni Kilizo ugira ngo abageze ibyiza gusa uyu munsi mfite umutumirwa n'umuntu ukomeye cyane n'umuntu wubatse amateka ariko bibe byiza kugira ngo dukomeze tuganire nawe tuzuwari we yatangira twibwira. Murakoze banyita BUTERA CALLITE uzwi kwizina rya coach KANOUTE. Bamwita BUTERA CALLITE. Yego. Niyo mazina y'ababyeyi bakwise cyane. Ese kuki bakwise izina KANOUTE ryavuye kuki mbega kujya barihitemo byatewe n'iki? Akenshi hari igihe dukurira muri societe rimwe na rimwe nari umukinnyi w'umupira w'amaguru ariko nza gukunda umukinnyi bitaga KANOUTE ukuntu yatsindaga umunyamari ibitego nanjye nari umukinnyi w'umuhanga uca ku ruhande ntsinda ibitego rimwe ntsinda igitego njya muri corner ndishima cyane ngo KANOUTE abantu rero twakinanaga nyine baryumva gutyo bahita batangira kuri nyita naho ryaturutse yego nge nari nzwabwa abakinnyi bashobora ko bari kwisutoza ni abantu twakinanaga barinyise nanjye n'ukuntu namukundaga nkunda kurivuga rimwe na rimwe nkoza akantu keza yego ngira ngo uri umutoza wazamuye abakinnyi benshi cyane ndetse ufite uruhare runini muri football y'igihugu n'abakinnyi benshi cyane bafite amazina agiye atandukanye akomeye wabaje kuzamura. barahari benshi. Ese nk'iyo ubona ari nk'umukinnyi wazamuye ukabona ari gukira muri nationali hari nk'umukinnyi yerutse kwambara brassard ya nationali ese wowe ubyumva gute wiyumvamo gute muri wowe? Kiriya kintu kiranshimisha cyane kuko kiri muri bimwe mu bintu ninjiye mu mupira mparanira kuba natoza umukinnyi akava ku rwego ngewe ndiho akazamuka akagera kure cyane ndetse nkanabibona nkanamwumva ari gukina byaranshimishije cyane. Byaragushimishije cyane? Yego. Ngira ngo umukina n'undi nibu burege Prince yerutse kwambara brassard ya under 20. Yego. Ngira ngo n'abandi bakiri menshi bagiye uzamura bamwe bari muri za Heroes za nandi makipe menshi atandukanye ariko tusirenganyije ko hari n'abandi wagiye utoza bakiri bato ariko bikanga umupira ukabananira bakajya mu bindi abo bo iyo babonye bega wiyumva gute? Biranshimisha cyane buriya ikintu cya mbere ku mubyeyi nuko abyara umwana akanamurera kandi buryo umwana yamaze gukura akagira ibindi bintu ajyamo byiza buryo we nk'umubyeyi biragushimisha niyo umubonye ari mu kintu utakekaga ko yari bugikore ariko ukabona abayeho neza kandi ari mu bintu byiza bidahesha society isura mbi biragushimisha cyane. So rero nk'abo ngabo iyo mbabonye nabwo biranshimisha kuko mbanzi neza yuko mu gihe twari kumwe nabahaga inama nziza kandi koko nkabona bazubakiyeho barazikurikiza. Ntago umupira rero twubakiraho gusa ahubwo no kuba wakorera igihugu ukavamo umuntu ushobora kugira igihugu akamaro nabyo birashimisha kandi nizera ko abo bose nkeka ko nta muntu uri mu bintu bibi. Niyo mpamvu iyo mbabonye binshimisha. Uri umutoza wemera Imana ukijijwe ngira ngo n'abakinnyi benshi bawe hari byinshi cyane ugenda ubabuza ukavuga ati ikintu gikora nzakwirukana iki ngiki n'iki ntago ari cyiza mbega uri n'umutoza ubiga ijambo ry'Imana nyuma ya match. Ese iyo systeme wayitekerejeho ute wayitangiye gute n'icyo ubona ifasha cyane abakinnyi bawe? Buriya ikintu namaze kubona cyo umupira utarimo kuba uri umuntu kuba umukristo hari ikindi gice bigufasha niyo ukina umupira cyangwa se uri mu kazi gasanzwe uri wa muntu uba uri muri society cyangwa ushobora kwereka igihugu ko uri umuntu ufite byinshi abantu bakwigiraho. So umupira rero n'ijambo ry'Imana cyangwa se kuba umukristo ni bimwe mu bintu bishobora kugufasha kuko ubwo umupira ugenda uhura n'abantu benshi bagiye batandukanye yaba ari mu kibuga cyangwa no hanze yabyo. Icyo gihe rero uri umuntu mwiza muri society ufite ubumuntu cyangwa se uri umuntu abantu bashobora kwigiraho hari byinshi byigisha abantu society runaka cyangwa se ahantu mu by'urimo waba uri mu kibuga cyangwa uri hanze yacyo ukabona ko bigenda bifasha abantu benshi cyane bakagira n'imico myiza bakwigiraho. Niyo mpamvu rero nk'umupira kuko ubuhuza abantu benshi cyane yaba ari mu kibuga ndetse no hanze birafasha
birafasha cyane. Niyo mpamvu nanjye binshimisha kuba nshobora gutoza umupira cyane cyane nk'abana batoya baba bazamuka kandi n'iryo jambo ry'Imana rikabafasha. ngira ngo nk'uko bivuze abana batoya uri umwe mu batoza ababyeyi bazanye abana akagatakira umwana wanjye umutoza umupira. Ese ubona umubyeyi umwe babiri batatu bari kuzanira abana bakajya bakubaza ngo umwana urabona akeneye iki, urabona buri iki, wiyumva ute kuri icyo cyiza ababyeyi baba bakugiriye? Ya buri ikintu cya mbere nk'uko bivuze ababyeyi baguha icyizere bitewe n'uburyo bakubona cyangwa se n'abandi uri kumwe nabo, uburyo ubasha kugenda ubahindura, kuko nicyo gituma ababyeyi batuha abana. Kuko iyo umubyeyi akuzaniye umwana nk'uko wari ubivuze akabona nuko aba yarabashije no kumenya amakuru cyangwa se gukurikirana kuko ahantu uriya mwana agiye ari ahantu bigisha imico myiza nk'iryo jambo ry'Imana twariho tuvuga, n'uwo mupira kuko ni kimwe mu bintu bishobora kuba byagufasha. Nicyo gituma ababyeyi batuzanira abana kuko babona yuko ibyo turimo ari ibintu bihesha igihugu isura nziza cyangwa se aho umwana agana akaba yahagororokera. Yego. Bamwita KANOUTE mu kazina abantu benshi bamwise kubera umukinnyi yakundaga, nawe yakinnye umupira, ubu ni umutoza umazemo igihe kirekire, hari abana benshi yagiye azamura ukuri ubu ngubu bahagaze ku rwego rwiza kuri standard nziza ku buryo ari n'umukinnyi bashobora guha idarapo ry'igihugu ari ryo twakita nka brassard bakagenda bariyoboye. Ese nka KANOUTE w'umutoza nk'ubu ngubu iyo uri hanze utari mu bintu byo gutoza, utari mu bintu bya football, aba ari umuntu uri gukora iki? Kuko njye nkunda ibintu by'imikino cyane. Iyo ntari kureba imikino kuri televiziyo akenshi nkunda umukino wa basket, akenshi no nkunda kuba nirebera kuko niwo mukino wundi numva nkunda kureba cyane. Yikundira basket, ngira ngo bishoboka ubishoboye nayo wari uzayikine. Iyo bikiza kuba bishoboye kabisa kuko urabona hari basket buriya nanone hari ibigero by'abantu uburyo bareshya iki ariko ndawukunda cyane kuko ni umukino njya mbona impamvu ngukunda, ni umukino ubamo abantu bakora cyane, barakora kuko buriya nicyo kintu gituma nyikunda. Ubona buri muntu wese afite ishyaka ryo gutsinda no kudefanda, nk'umuntu w'umutoza cyangwa se nk'umuntu ushaka kwiga yareba basket cyane kuko irimo amasomo menshi umuntu w'umukinnyi cyangwa se umutoza. Nka KANOUTE urabona hari abandi batoza bavuga ati ngenda toza kugira ngo nzagiye kuri urwego, kugira ngo wenda nanjye bazamagara ngenge gutoza national, ese nzatoze za Perza Rayon Sport kubw'amahirwe nsoke nge no gutoza hanze y'igihugu. Ese we uba wumva nka kariyeri yo gutoza uzakomeza witoreza fondation ujye wizamurira abana, cyangwa uba wumva nubona nka chance cyangwa se yigeze no kuboneka urayanga yo kujya gutoza amakipe akomeye kuko uri umwe mu batoza bashoboye ngire? Urakoze kumbaza icyo kibazo, ni cyiza. Nanjye numva nava ku rwego rw'abana nkaba nazamuka ngatoza ku rwego rw'icyiciro cya mbere, mbonye ayo mahirwe ndumva nahageza cyane, nkatoza ku rwego rw'icyiciro cya mbere, byaba na ngombwa nkaba nasohoka. Ngo ashoboye nawe yazamuka kagira hejuru nk'andi batoza. Hari ukuntu muri federation y'umupira w'amaguru hajya habamo imbogamizi, hakabamo nyine ibibazo bimwe n'imwe bikirengagizwa, hakabaho n'andi makosa nyine aba bakuriye federation batabasha kubona rimwe na rimwe. Ese ni nk'ize mbogamizi ukunda kubona zikunda kukugonga cyane zikagonga abakinnyi bawe, uba ubona ngo ko zakemurwa? Ese zakemurwa gute? Zibaye zikemuwe bikaba byafasha urubyiruko rw'u Rwanda rukina umupira kuba rwazamuka rukagera kure cyane? Urakoze. Njye ntago navuga ngo ni ku ruhande rumwe ni systeme navuga ngo wenda idakora neza nyine ku bigendanye no kuzamura umupira uciye hasi mu bana, kuko nicyo kintu gushyiraho amarushanwa menshi tukagira uburyo umupira w'abana ushyirwaho, kuko biri muri bimwe bituma impano z'abana twigize no kugikomozaho ku bakinnyi wagiye umbwira batawukinnye rimwe na rimwe nuko baburaga amahirwe y'iyo mikino, akabona ntago yakomereza mu mupira gusa kandi wenda hari ibindi ashoboye kuba yakora. Rimwe na rimwe rero ndumva federation na ministeri zatekereza cyane cyane umupira w'abana mu gihugu kugira ngo ushyire hayo marushanwa y'abana menshi, niho dushobora kubona abakinnyi benshi kandi na za mpano dufite ziri hirya no hino
zikabona uburyo zizamuka. Yego. Hari ibintu ugiye kunda ko umupira ugasanga mu maselection abakinnyi bagenda bivovota ngo bamujyanye nge bansize ngo batanze ruswa ndasigara nguriya ngo bamujyanye akuze kare bashakaga imyaka yacu. Ese wowe iyo ubyumvishe bari kubivuga ubyumva gute mbega? Ibyo byose bituruka kuri amarushanwa makeya no kuba wenda izo selection niba ari urugero academy runaka, kuko niba ari amasantre afite uko abayeho, ariko hakabaho n'utudemi dushobora kuboneka turamutse ari twinshi. Ntekereza ko buriya mu bintu by'amaselection habamo kuba ushoboye, ariko hakabamo n'amahirwe, sibyo? Umuntu ashobora kuba ari umuhanga munamuzi muri centre akajya gukora selection ukabona ntayitsinze bitewe n'ibintu abantu bari kujudginga bagendeyeho. Bagendeyeho bigatuma wa mukinya sigara, ariko atari kubwuka ari umuswa. Ariko iyo hariho ubudemi bwinshi na wa mwana hari igihe abona inzira, ariko hari igihe ujya kumva na academy kamwe kabonetse rimwe mu myaka 3, so ukajya kubona ukabona rero na wa mwana ya mpano yari yizimo nko muri centre bamubona ko ashoboye, bituma agize n'ibintu bishobora gutuma umupira ureka. Ariko ari ibintu bihora dufite ubudemi bwinshi, ntekereza ko cyangwa se na ya marushanwa menshi akurikiranwa wa mwana yabona inzira zo kugenda. So rero mbona imbogamizi ahanini nuko ubudemi ni bukeya n'amarushanwa ni makeya. Ibyo biri mu bintu bituma abana bacu impano zabo zigenda zipfa ubusa cyane. Nkumva rero yuko bibaye byiza hatekerezwa yuko hashyirwaho ubudemi bwinshi nk'aya ma equipe y'iciciro cya mbere akagira amajiniyoro menshi, babana noneho hakabaho amarushanwa, bantu bafite amajiniyoro bakajya babasha gukurikirana babana bashaka kuba bashyira muri ayo majiniyoro. Nibwo numva wenda umwana yabagiye muri kariyeri noneho neza cyane. Yego. Hari ababyeyi benshi baba batarabasha kumva ko hari amakipe ashaka kuba nigira ijambo ry'Imana, ugasanga rimwe na rimwe umujyi aravuga ati bawicaye hariya nza bangushakira ikipe, bawicaye hariya uzabukina haracyari igihe kinini. Ugasanga mbega umwana arimo araryamira impano yararyamisha kubera umubyeyi. Ese nk'abo babyeyi nk'abo bana batarumva ko bishobora kuba wakira umupira uhereye muri centre ukazamuka ukagera kure nta ruswa ibonetsemo nta mbogamizi, mbega nawe ukaba bakira muri nationali, wagira nk'inama bagira nk'ikintu babwira nk'umutoza ufite experience? Urakoze. Igihe kirageze ko ababyeyi b'abana bakwiye kurekura abana bakajya mu bintu bakunze, ndetse bakanabashyigikira bakabikunda, kuko umupira cyangwa se impano y'umwana rimwe na rimwe hari igihe uzamubwira ngo ajye kwiga cyane atabikunda, bikamuviramo no kuba atazana umusaruro mwiza mu ishuri bitewe n'uko hari ibyo wamwangiye. Ahubwo numva yuko ibyo bintu bibiri ababyeyi bakagombye kubohoka bagakurikirana wa mwana muri cya kintu afitemo impano cyangwa se ashaka, na rya shuri atariretse, kuko ni ibintu bijyana kandi bifasha abana. Kuko impano ni kimwe mu bintu bishobora kuba byagufasha nanone guhindura n'ubuzima bwawe iyo wabashije kuyibungabunga neza. Ntekereza ko rero ababyeyi bari bakwiriye yuko bafasha ahubwo babana bakabakurikirana. Umwana turazi neza ko yiga, ariko hari n'ibindi bintu akunda bakamufasha, kuko niba mureka bizatuma hari kimwe gisubira inyuma. Ya mpano ye yari afite cyangwa se bya bintu akunda ntabikomeje, ndetse na rya shuri dushaka ko yiga cyane rimwe na rimwe hari ubwo tari buze kugira umusaruro mwiza, akarirangiza nabi. Urakoze cyane, kuko ni byiza yuko ababyeyi bafasha abo bana bakabakurikirana muri ibyo bintu byombi kuko bishoboka. Yago ababyeyi begati barekura abana babashe kugaragaza impano zabo, kuko buryo umuntu ni umenya ikimurimo mugenzi we ntiyamenye ikimurimo. Hari nandi makosa tujya twumva kenshi abatoza bakunda gukora, wenda we sinzi, ugasanga umutoza afashe nk'umuntu y'imyaka nka 20 amukinije mu ikipe y'abantu ba 17 cyangwa 16. Ese wowe iyo uri kubibona ubona football yo mu Rwanda nikomeza gutyo izagira aho itanga umusaruro, cyangwa se hari aho izagira ahubwo igiye hasi kurusha ubu ngubu? Igihe kirageze yaba ari amasantere wenda dufatikanije kurera n'abandi bantu bandi bari hirya bafite aho bahuriye n'umupira, kirageze ko ikintu cyo kwiba imyaka kigabanyuka. Kuko uyu munsi wa none buriya nubwo tuvuga ku masantere, ariko hari n'ababyeyi
basigaye babikorera abana, ugasanga umwana baramugabanyiriza imyaka kugira ngo abashe kugira mu cyiciro yakagombye gukinamo kandi kitari icye. So ni ukuvuga ngo rero twese hamwe ari uburezi bw'umupira w'amaguru ndetse n'ababyeyi tugomba gushyira hamwe kugira ngo icyo kintu tugice, kuko ntago mu by'ukuri ngewe byigize bimbaho cyane, kuko namwe training abana, kuko ikigamijwe mu bana ntago ari intsinzi cyane, ahubwo ikigamije mu bana ni ukumwigisha bya bindi ushaka ko azagenda akagaragaza. Ariko rimwe na rimwe habonetsemo iyo tirishori bituma wa mwana bya bindi azatabigaragaza. So niyo mpamvu rero mvuga nti birakenewe ko tuvugisha ukuri mu mupira kugira ngo tuzagire babakinyi nyine beza twavugaga, kuko nitukomeza kubakira ku kinyoma ngo dufite abakinyi beza kandi bakuze, uzatuma na ya myaka dutekereza ko umwana ari kuzaba agezeho akina atayigeraho bitewe nuko yabashije gutirisha. So rero centre y'ababyeyi twumve ko icyo kintu ari twe dufite mu nshingano zo kugikoraho cyane kugira ngo tuba abanyakuri mu mupira wacu ufite iterambere riri hejuru cyane. Ya mwita kocha KANOUTE, nibyo zina abantu benshi bamuziho. Ewana yavuze hirya no hino hose yahageze, yabwiye ubuyobozi muri federation, abwira abakinnyi ndetse atirengagije ababyeyi ndetse n'abatoza bagenzi be. Ese nk'ubu ngubu reka twigire hanze ya football. Nk'ubu ngubu urabizi umuntu abaho mu buzima akababara akanishima. Ese ni iki kintu kigize kukubabaza mu buzima bwawe ukumva mbega urababaye cyane kurusha ibindi byose? Ese ni iki kintu kize kugushimisha mu buzima ukavuga ati wow, biriya bintu biranshimishije, mbega ikagushimisha kuruta ibindi? Urakoze. Ikintu cyanshimishije mu buzima mu mupira w'amaguru, ndibuka rimwe twakinye amarushanwa mu mujyi wa Kigali hano muri zone ya Gasabo, tuba ba mbere. Kicukiro naho yari ari kuba, yewe bazana n'andi ma equipe Gisenyi, numva hari muri 2014. Uwo mwaka dukora ikintu kiri competition navuga ngiri hejuru ku rwego, isa nkiri ku rwego rw'igihugu, kurumva ko n'amakipe yo mu ntara yari yaje. Icyo gikombe ndumva ari twe twarakinye, zari nka match enye twarakinnye. Irushanwa ryaberaga muri Kicukiro, tuba ba mbere, ni natwe twagitwaye. Biranshimisha cyane kuko uwo mwaka niho hanabaye uburyo bwo gutoranya abana bajya mu academy ka peri. Ni gutwara icyo gikombe byafunguye amarembo yo kugaragaza n'impano z'abana dufite cyane, kuko ni ikintu cyanshimishije gutwara igikombe n'abana bakabona promotion bakagenda, kandi nabyo bintu naharaniraga byaranshimishije cyane kabisa. Ese ni nk'iki kize kukubabaza ukumva nyine urababaye, kumene bigukoze ku mutima byatari? Kuko nkuko nabivugaga njya kenshi mba mparanira iterambere ry'abana. Ikintu kenshi gikunda kumbabaza nk'iyo njyanye abana nanjye muri selection bagatsindwa, kandi rimwe na rimwe mba mbona ari n'abahanga benshi, birambabaza. Urebye nicyo kintu nge gikunda kumbabaza cyane, kuba umwana atageze ku bintu nge nabibonaga ko abifite, kandi akabibuzwa nyine na za judgment z'abantu baba bari gutoranya abana, kandi koko nabo wabumva, kuko uruhande rumwe ntago ibyo wowe wifuza mugenzi wawe abyifuza cyangwa se ari byo abona. Akenshi ujya kureba ugasanga nicyo kintu kimbabaza cyane. Urakoze cyane, mbaje kujimira. Televiziyo yari ya indi The Most Talent TV Show. Umutoza ari wa wundi ibihe byose, umutoza wazamuye abantu benshi, wazamuye abana benshi, ni KANOUTE. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye. Ya umunyamakuru ni wa wundi ni Kilizo. Twigiye gukora subscribe kugira tukomeze turama video menshi cyane, tugere hirya no hino, mukomeze nayo muyabone mu gihe tushi muri lockdown, kugira mukomeze mwishime aho mwicaye muri mu rugo. Ku bantu badafite ingendo zitateganyijwe, murabizi kuri arete ya base mamagaza umwanya muremure, shaka kujya kuri YouTube kadukurikirana. Ni The Most Talent TV Show, ni subscribe ya mbere na mbere kugira komezone n'ibindi byose. Murakoze, turabashimiye. Ciao ciao.